Mumeze neza abantu banjye ni Mbijojo ugarutse hano kuri Mbijojo Digital Service, hamwe rwose amakuru agezweho y'ibisabirwa kuri murandasi, cyane cyane ibijyanye no kujya kwiga n'akazi bibera. Iyo ukeneye amakuru cyangwa se ukeneye kumenya uburyo wakikorera ibintu byose kugira ngo amahirwe yawe yongere, wakurikira iyi YouTube channel yacu kugira ngo video zikugerereho igihe cyangwa uyibone mu wa mbere. Rero nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe ndetse n'inzogera y'imenyekanisha kugira ngo video dushyizeho ube wayibona mu ba mbere. None se uyu munsi tuje gukora iki? Urumva wowe tuba tuje gukora iki aka kanya? Benshi muri kubona amatangazo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba WhatsApp, Facebook n'ahandi hose, haba Twitter. Benshi mubona amatangazo ajyanye n'uburyo bwo gusaba kwiga. Mu minsi ishize twavugaga amahirwe yafunguriye abana bakirangiza kwiga uyu mwaka wa 2025. Mbese aba babonye amanota ejo bundi hashize ko bemerewe gusaba kaminuza y'u Rwanda. Benshi bati none se Mbijojo, twebwe ko dukeneye kwa applyinga muri Rwanda Polytechnics tuzabikora gute? Se bo barafunguye? Uyu munsi rero ndumva bize guca impaka rero aka kanya zirashira bitewe n'itangazo risohotse aka kanya. Nkuko mubibona hano kuri Twitter, igitangazo kigiye gusoma rya sose saa 10:54 uyu munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9. Aka kanya tugiye kubikora murabona ko ari isaa 12:29 ni isaha gusa, nta nubwo iragera kugira ngo isaha ibishize iri tangazo rigiye hanze. Nkuko mubibona iri tangazo ryasohowe na Rwanda Polytechnics cyangwa nyine cya kigo cy'amashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, IPRC niko benshi bari bakizi, ariko uyu munsi tukita Rwanda Polytechnics mu makoleje atandukanye. Nkuko mubibona rero bakoze ama intake, nkuko UR yakoze intake ya kabiri, hano haje second intake y'abana bakirangiza uyu mwaka 2025. Uko itangazo ribivuga, uko mubibona, ni itangazo nyine ryasinyweho na Rwanda Polytechnics rigaragaza ko iyi application izatanya ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 9. Icyo ugiye gukora uyu munsi rero, wowe ukibona iri tangazo bigiye kuguha umwanya wo gutekereza ikigomba gutegura aka kanya. Kenshi basaba marizati selipu na ID n'ifoto yawe, ibindi aba ari imyirondoro yawe isanzwe umuntu wese yaguhamagara ukaba wakuzuza. Ikindi ni ugutangira gutekereza uburyo uzakora application. Ese nzegera ibigo bisapotinga abantu mu gukora application? Ese application nzayikorera? N'ibindi bitandukanye. Ndumva byinshi cyane, rero niwe mwanya ugiye gufata guhera nonaha kugeza ku itariki 29 ubwo application izaba itangiye. Tugiye kureba rero twese hamwe tumenye ni ibiki bisabwa mu gihe umuntu ari kwa applyinga, ndetse tunamenye ese nayahe masomo aba muri Rwanda Polytechnics, kugira ngo nibura umuntu wese unitegura amenye uko yaba yitegura, azi n'ibyo azageragezamo amahirwe mu gihe application izaba yafunguwe ku mugaragaro ku itariki 29. Twebwe dufasha abantu kwa applyinga kuza ibisabwa mu masysteme, tukohereza aho bigomba kugana, haba mu makaminuza, ibigo bya leta n'indi bigo bitandukanye nka data entry cyangwa ubundi buryo bwa support za digital service, no gukora amaserivisi yo kohereza ubusabe mu ma platform atandukanye. Iyo ukeneye ubufasha utwandikira kuri WhatsApp ubona muri description y'iyi video, ndetse ukaba wanajoininga WhatsApp channel yacu ubona muri comment ya mbere y'iyi video, kugira ngo ube waba wagira vuba ibyo ufashwa cyangwa wakira ukabona amakuru mu gihe wowe uba wenda uhuze, twe tugagufasha kuba twagukusanyiriza amakuru ukayabona mu ba mbere kabisa. Nkuko nari mbivuze rero, tugiye kurebera hamwe na yahe masomo aba muri Rwanda Polytechnics, tugendeye ku makoleje yose aba muri Rwanda Polytechnics. Nkuko mubizi, mu Rwanda nyine buri kigo hano mu mashuri yisumbuye, ndavuga muri RP cyangwa Rwanda Polytechnics ndetse na UR cyangwa University of Rwanda, bagira icyo twita amakoleje. Amakoleje rero abari mu byiciro bitandukanye, na IPRC rero cyangwa iyi dusigaye twita Rwanda Polytechnics igira ibice cyangwa amakoleje atandukanye. Hari koleje ya Gishari, hari koleje ya Karongi, hari koleje ya Kigali, hari koleje ya Kitabi, hari koleje ya Huye, hari koleje ya Musanze, hari koleje ya Ngoma ndetse na koleje ya Tumba. Buri koleje rero igira amasomo runaka agomba kwigwa muri kaminuza y'u Rwanda. Hano
turahera kuri college ya mbere ni Tumba College. Ino Tumba College rero ikagira amasomo akurikira, harimo Mechanical Engineering, harimo Information Communication Technology, hakabamo Electrical and Electronic Engineering. Aya ni amasomo aba muri college ya Tumba cyangwa Tumba College muri Rwanda Polytechnics. Indi college hano ni college ya Ngoma cyangwa Ngoma College. Ngoma College igira ICT department ibijyanye n'ikoranabuhanga, ikagira Mechanical Engineering, ikagira na Civil Engineering department. Aha rero naho uba wasabamo mu gihe ugiye gusaba muri Rwanda Polytechnics. Tukagira indi college hano, college ya Musanze cyangwa Musanze College. Musanze College rero igira Agricultural Engineering, ikagira Civil, Electrical and Electronic Engineering. Nabyo ukaba wabisanga muri Musanze College. Tuzamutse vuba twihuta turagira IPRC Huye, iyo twitubwo twahita nka Huye College. Ino IPRC Huye rero igira amasomo akurikira muri ICT, muri crop production no muri mechanical engineering. Tukihuta cyane tukaza hano muri college ya Kitabi. Hano muri Kitabi rero bagira mu masomo akurikira, harimo tourism, nature and conservation na forestry, bikaba biba muri Kitabi College. Tukaza hano mu yindi college bita Kigali, benshi bajya bavuga ati niyo yanjye ubundi niyo nandikiwe, ni nka kire ya muganga. Iyi igira Civil Engineering, ikagira Creative Art Department, ikagira muri Electrical and Electronic Engineering. Byose bikaba bibarizwa muri Kigali College, aho twita ku gicumbi cya Rwanda Polytechnics. Ikagira college ya Kalongi cyangwa IPRC Kalongi, ikabigira Agricultural Engineering, ikagira Electrical and Electronic Engineering, ikagira Hospitality Management, bikaba biba Kalongi. Tugasoreza kuri college ya Gishari bakagira Civil Engineering muri department yayo, muri Agricultural Department Engineering ndetse na Mechanical Engineering. Murabona aya ni amasomo yose abarizwa muri Rwanda Polytechnics, yigwa n'abana barangije amashuri yisumbuye ku cyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa icyo twita diploma. Iyo ushoje diploma uba ufite amahirwe yo kuba wakapplyinga ku cyo twita BTech, Bachelor of Technology. Bachelor of Science Technology nayo ni iba iri muri opportunity umwana aba yemerewe kuba yasaba. Nkuko nk'ubu ngubu abarangije muri Rwanda Polytechnics mu myaka yashize, ayo mahirwe barimo barayasaba aka kanya. Ni ibintu byoroshye cyane, nk'itangazo ryabo ryasohotse mu minsi yashize, benshi bari kuribona bakavuga ati se ko tutaplayinga, ariko ryari rigenewe abantu bo muri BTech. Nshobora kuza kubereka wagatangazo kidogo rihamagarira abantu muri BTech kwapplyinga. Ndaje nkabereke gato kidogo. BTech ibihamagarira abantu nyine bafite cya cyiciro cya mbere cya kaminuza kuba bakomeza ku cyiciro cya kabiri cya kaminuza kugira ngo bacompleting. Muraribona itangazo ngiri ryasohotse 20/8. Aba ni abantu nyine baba bafite icyiciro cya mbere cya kaminuza, aricyo muzaba mwemere gusaba ejo bundi ku itariki 29 kugira ngo usoze icyo cyiciro cya mbere. Nurangiza amahirwe aba hari menshi cyane, ntukinubenge se ngo ni gute narangiza A1 ngo kandi ngabandi bana muri UR ngo bagiye kurangiza bachelor. Shima Imana kuko niyo A1 uyibonye, kuko iyo urangije iyo A1 iyi BTech, iyi Bachelor of Technology ariyo nyine bari kwapplyinga mu minsi yashize, iyi wemere kuyapplyinga icyo gihe waramaze gusoza ya diploma, advanced diploma yo kuri A1. Noneho kandi heke ikwemera n'inguzanyo mu gihe wamaze kubona admission kuri iyi BTech, kandi warigiye no kwindi nguzanyo kuri ya diploma yo kuri A1. Ndumva rero mwese mugiye kuba muri ready, ndavuga abari kwapplyinga muri UR, namwe bamwemere kwapplyinga muri Rwanda Polytechnics. Izagufata niyo usabira loan, murabizi n'undi gudusaba inguzanyo nyuma yuko tumaje kubona admission. Hari ikibazo mitansubiza akakanya, benshi baribaza ati se umuntu wese ubonye ishuri muri UR cyangwa muri Rwanda Polytechnics aba yemerewe kwishyurirwa? Igisubizo ni oya, kuko kaminuza yo itanga ishuri
aho uzakura amafaranga ni wowe uhashaka, ariko kubera ko leta ari umubyeyi yateguye uburyo he ishobora gukorana na BRD kugira ngo umwana udafite ubushobozi abe yakishyurirwa ku buryo bw'inguzanyo izishyurwa nyuma yo kwiga. Iyo abantu rero bamaze kubona za admission muri kaminuza, yaba ari kaminuza y'u Rwanda cyangwa Rwanda Polytechnics, hajyaho umwanya wo kuba babaha amahirwe yo kwapurayinga inguzanyo. Nk'ubu abari bapurayinze kuri intake ya mbere, ubwo ni abarangije 2024 bari gusaba inguzanyo muri UR. Muri Rwanda Polytechnics bo banarabonye inguzanyo, yewe bari muri induction week bageze ku ishuri. Iyo umaze rero kubona admission uhabwa amahirwe yo kwapurayinga inguzanyo, wamara kwapurayinga ugategereza resulta zo mu nguzanyo. Inguzanyo imaze kuza nibwo utangira kwiyandikisha muri kaminuza. Bivuze ngo iyo wapurayinze mu bigo bibiri, ubwo ndavuga University of Rwanda ndetse na Rwanda Polytechnics, ikiguhaye amahirwe kikagufata nicyo wakira inguzanyo. Ntabwo wemerewe kwaka inguzanyo ku bigo bibiri, waka inguzanyo mu kigo kimwe cyagufashe. Uramutse byose bigufashe uhitamo kimwe wakakira inguzanyo kugira ngo amahirwe yawe ube wayakipinga. Ibyo tubyumvikane, nta muntu uri limite kwapurayinga ahangaha cyangwa ahangaha. Ahantu hose mere kwapurayinga mu gihe ufite requirement zujuje cyangwa zuzuye nk'izo aho hantu bakeneye. Noneho during release ya result akaribwo ufata umwanzuro, kuko ushobora kwapurayinga muri wala gusa ugasanga amanota ufite RPA yafatiyeho kandi waranze kuyapurayingaho. Mu gihe ufite ubushobozi bwa ya mafaranga ya application fees, ndavuga bya 5 wishyura, icyo gihe it's better yuko hose wahapurayinga kugira ngo amahirwe yawe ube wayongera. Ndumva ari abapurayinze kuri UR bafite amanota wenda bafite bumva nyine bafite odut, ubwo ndavuga nk'abantu muri za 80, 75, 70 n'amanota nkayo bashobotanya bakagerageza. Ikindi, Rwanda Polytechnics ntago ari ikigo giciriritse, kuko nk'ubushize hari n'abafite 80 babuze amashuri barabarejectinga bajya munsi y'amanota fatizo, ugasanga amanota fatizo ari hejuru ya 80, kandi cya kigo nyine yumvaga ko ikigo giciriritse. Mu Rwanda ntago baha ishuri amanota, bahishura umubare ukenewe bigendanye n'ingengo y'imari n'amashuri ahari. Nimba urugero tugiye kwa applyinga muri Rwanda Polytechnics bakaba bakeneye abantu 80 muri civil engineering, wenda urugero muri course ya construction technology bakeneye abantu 50, mukapranga muri abantu 400 muri civil mwese mwemerewe, barafata abantu 400 babashyire ku murongo, baca umurongo ku muntu wa 50 bagendeye ku manota, ubwo amanota afite wa 50 niyo bita amanota fatizo. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe umwaka umwe uwa 70 30 abonye byose ari loan na admission, undi mwaka ugasanga n'uwa 80 ibyo binarabibuze. Biterwa n'umubare uba wagize ute, uba wasabye kandi n'uburyo abantu batsinze. Bivuze ngo ntago ari amanota runaka ajya ku ishuri, ahubwo n'umubare runaka ukenewe ujya ku ishuri. Murabizi ko tugunda kubivuga ngo iyo amanota kizamini cya leta sotse mu wa gatatu primaire, abana bose bafite pass baba batsinze, ariko abajya muri boarding school bajyaho bitewe n'umubare ukenewe mu byumba by'amashuri bya boarding school. Bivuze ngo kuba utabona ishuri rya kaminuza rya leta na loan ntago ari uko watsinzwe, ahubwo nuko umubare ukenewe waje musi yawo. Icyo kintu kizajya kiduteza ibibazo cyane, nuko ibintu biba bigize ute biteye. Rero mube ready, kandi mbibutse ko kaminuza y'u Rwanda iracyakomeje kwa applyinga ku bantu bakirangiza uyu mwaka babonye amanota uyu mwaka wa 2025. Nimba ukeneye uburyo bwo kubyikorera, wasura urubuga rwa UR www.ur.acha.rawa, warangiza ukajya ahahariwe admission ukareba ibisabwa ndetse n'uburyo wakikorera application. Ukeneye ubufasha mu gusaba meeting ubusabe bwawe cyangwa kwa applyinga, wakuzuza form urabona muri comment ya mbere y'iyi video kugira ngo tube twakubona kandi tubone imyirondoro yawe tugufashe kwa applyinga. Turi muri bamwe bizewe mu myaka myinshi cyane tumaze dukora kano kazi. Ntago tubikora kubw'inyungu z'amafaranga gusa, tubikora no kubaka societe nyarwanda ndetse no kubaka ikipe nini cyane y'abantu twakoranye dushobora kuzagera ku nzozi zacu mu bufatanye twese turi hamwe mu bujyanama ndetse n'ubushishozi tubikorana. Ndabizi neza buri wese arabyishimira iyo birangije, kandi ishimira abantu bose batugana n'abatwifuriza ibyiza gusa, ndetse n'abandi bantu batarabyumva neza ndabizi neza ko bazabyumva ko nta kibi tugamije, ahubwo tugamije kubaka igihugu ndetse n'abaturage bacyo, kugira ngo buri wese amahirwe akeneye cyangwa amahirwe yiwe abe yayakoresha kugira ngo arebe ko imbere ye yazahubaka kandi mu buryo nawe yishimiye. Ndumva rero
uri kugira ibyo agerageza byose byo gusaba akazi ndetse no gusaba kwiga, mwifurije amahirwe masa. Nyagasani akomeze abe mu bye kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe.